so umunsi udasanzwe ha n'umunsi nakifuje kuba mari nkataramana namwe ndabugirire na Diane tukabakenyerera arusenge twari tukenyera twari tuziko uyu munsi zaduhari tugakenyera ariko abashije kuboneka ariko turahari kubyo bw'umwuka turahari mu buryo bw'umwuka kandi Imana ikomeze kubarinda muzagira amasaziro meza mukiri kumwe urukundo rurihangana Imana izabe hagati yanyu ibyo mutashobora kugira uyu munsi mwiza. Guha ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe tujye tubana mu biganiro byiza bigiye bitandukanye. Tudatinze cyane reka turebe uko ubukwe bwa MIN bwagenze ndetse n'ibyagiye biburanga. Irene yakoze ubukwe bwiza, yakoze ubukwe abantu bose batatekerezaga. Ndatekereza ko ari we munyamakuru wa mbere ukoze ubukwe bwiza. Nta wundi munyamakuru turabona ushobora kuba yakora ubukwe bwiza nk'ubu Irene yakoze. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abasare bagiye batandukanye, ni ubukwe bwagaragayemo udushya tugiye dutandukanye, ubona ko bwari buteguye neza 100%. Ubukwe umwana wa Irene yafashe umwanya amushimira ko babanye neza, amushimira ko ari umubyeyi mwiza. Ubona Irene yishimye, amarangamutima yamwishe, abantu benshi barize bitewe n'ijambo uwo mwana yavuze. Reka twumvire ijambo gato ubundi turaza tugaruka. Izina yanjye nitwa Uteterase Irera Murindahabi Vixira. Ndagukunda papa kandi nawe ndabizi ko unkunda. Burya koko mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu kwanga azakwifurize gupfa utabyaye. Koko nawe nayibonye kabisa kubyara bitera neza. Irene mwana yamushimiye, amushimira ko yamubera umubyeyi mwiza. Ubona ko yishimiye intambwe papa wateye ndetse n'umubyeyi nawe amarangamutima aramufata. Ubona ko yishimiye kuba umwana amushimiye amubwira ati wambereye umubyeyi mwiza ndetse ndishimye kuba ugeze kuri iyi ntambwe. Kandi gashya kabaye bita Aisha yarahari ari kumwe na musaza we, ubona ari kugenda amwenyura gake gake ariko adashaka guseka neza. Ubona harimo akantu. Aisha nubwo bamwe na bamwe bavuga ati Aisha akundana na Irene, ariko byashoboka ko Aisha yakundaga Irene nubwo Irene yari afite umukunzi, ariko ubonye ko mu bukwe bwe Aisha yararimo aseka ariko ukabona ntago ari guseka neza abikuye ku mutima. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abasare bagiye batandukanye, ni ubukwe bwitabiriwe na Bruce Melody ndetse Bruce Melody aza kugira umwanya akora performance nziza, aririmbira Irene Murindahabi, amuririmbira indirimbo ye bwite. Ni indirimbo Bruce Melody yafashe umwanya ajya muri studio arayandika arayisohora, ndetse indirimbo ayisohoye uyu munsi ari kuyiririmba live n'ahandi hantu yigeze ayiririmba. Ubona ko uyu Irene afitanye umubano mwiza n'abasitari, kabisa. Tekereza umuhanzi nka Bruce Melody, umuhanzi ufite izina rinini, umuhanzi uremereye, kwifata akavuga ati reka mfata umwanya wanjye, reka nigwe mu byo nagakwiye kuba ndi gukora, ubundi ngiye muri studio nkore indirimbo nziza nk'iyi ndetse nikorere Irene. Yayirimbye live ari kumwe na bande, ari kumwe na korali yari yazanye. Ubona ko Irene abanyamakuru, abahanzi, abasitari bagerageje kumwereka urukundo rwose rushoboka. Ni ubukwe bwagaragayemo uwo bita Coach Gael, bugaragaramo Papa Cyangwe, bugaragaramo Tijara Kabendera, bugaragaramo Rock Kirabiranya. Ubona ko ni ubukwe bwari burimo abasitari bose bashoboka. Ni ubukwe bagaragayemo. Amakuru mfite nuko ngo ubukwe nibwo bukwe bwa mbere bubaye mu Rwanda bwari burimo ikintu bita icyo kunywa n'icyo kurya. Papa ndebereye keke ukuntu imeze, ndebereye keke, ni keke ya mbere, keke ihagaze $1,000,000. Abantu bari mu bukwe bwa Irene batashye bavuga ati
Irene uzamushinja ikindi, icyo kurya cyo arakiduhaye. Icyo kwibaza ni kimwe, ese koko Philipita nawe yavuye muri ubu ko afashe umwanzuro cyangwa ni bya bindi bye? Ni ubukwe bano bana ba Vestine na Dorcas banditse ndetse bakora live yaciyeho ku aho ubukwe bwari buri kubera, bavuga ko bishimiye MI cyangwa se Irene ndetse bakakwiye kuba bahari, ariko nubwo batahari bahari mu buryo bw'umwuka ndetse no ku mutima. Ubona ko Irene nubwo yatandukanye n'aba bana ntabwo batandukanye nabi, batandukanye neza, kuko niba ashobora gukora ubukwe akagira umwanya wo kubaha ijambo ngo bagire icyo bavuga nubwo badahari, bagashyiraho live bakavuga, ni ikigaragaza ko aba bana batandukanye na Irene neza, nk'uko babivuga ati twe nta kibazo dufitanye na Irene, ndetse n'uko Irene nawe abivuga. Bamwe baravuga ati Irene ashobora kuba ari ibintu ari kwifuza muri abo bana, ariko bigaragaye ko batandukanye neza. Ni ubukwe bwagaragayemo Niyo Bosco na madamu we, nabo bari bahari. Ubona ko ni ubukwe bwari bwitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye.